Ubu buryo budasanzwe bwo kurwanya nkongwa ni uburyo bukoresha ibyo twakwita ibinyabuzima, aho udukoko dushobora gukoreshwa mu kurya nkongwa. Ibyo bikaba bikorwa mu gihe ako gakoko gateye amagi mu magi ya nkongwa. Icyo gihe ntabwo nkongwa iba ikivutse, ahubwo habaho havuka icyo twita inshuti y'umuhinzi. Iyo nshuti y'umuhinzi igatangira kurwanya nkongwa, kandi niyo katabashe gutera amagi mu magi ya nkongwa, gashobora gutera amagi mu runyo rwa nkongwa, bityo kamara kuvuka kakagenda kiyongera kakarwanya nkongwa. Uburyo busanzwe dukoresha, abahinzi bakoreshaga gutoragura nkongwa, nubwo ari ikintu kitoroshye kuko kiravuna cyane. Ntabwo ushobora kwicara ngo utoragure kuri hegitari 2 cyangwa hegitari 1. Rero mu buryo bworoshye abahinzi bakoresha imiti ituruka mu nganda, arizo za roketi, superimetrine n'izindi. Rero iyo miti rimwe na rimwe nk'uko mwagiye mubyumva igira ingaruka ku bindi binyabuzima, aho nk'abahinzi abavumvu benshi bagenda bavuga yuko ikoreshwa ry'iyo miti ryatumye umusaruro wabo w'ubuki ugabanuka. Nibyo byatumye rero ku bufatanye n'ikigo cyitwa ifite gikora ubushakashatsi kurwanya nkongwa n'ibindi byonnyi, buno buryo bwo gukoresha inshuti z'abahinzi bugiye gutangira kuzajya bukoreshwa mu Rwanda. Udukoko tugiye kwifashisha turahari, tubaho muri aho dutuye, muri environment tubamo, ariko kubera duhora dukoresha imiti tugenda tugabanya umubare watwo. Rero nk'ikigo RAB hamwe na ifite icyo bagiye gukora ni ukujya kubanza kumenya utwo dukoko turi mu mirima yacu, tukatuzana tukajya kutworora ahabugenewe, ku buryo nyuma yaho aribwo twatangira gukwirakwizwa tukagezwa mu mirima ku bahinzi.